ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ambasadrice w'igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahamagazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio kujya gusobanura uburyo ingabo z'u Rwanda zidashaka kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muzi ko tariki 15 z'uku kwezi kwa karindwi 2026 ariho byari biteganijwe ko zagombaga kuba zarangije kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ya ku butaka bwa Kongo, icyo bise AFC M23 kigahambira nacyo kikajya muri Sabyinyo cyangwa se bakajya Canzu. Ubu ngubu rero baravuga ko ambasadrice w'igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze guhamagarwa kujya gusobanura cyangwa se kubwirwa ko niba igihugu cye kidashobora gukura ingabo zacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufata ibindi bihano kandi ko nibiba ngombwa n'igisirikare kizinjiramo. Ibyo ni ibintu byatangajwe na Marco Rubio, akaba ari nawe wari watangaje ultimatum cyangwa se umunsi wa nyuma w'uko ingabo z'u Rwanda zagombaga kuva zavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero baravuga bati kalendari yari yatanzwe yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravugwa ko niba tayubahiriza ambasade y'u Rwanda igomba gufunga ikagenda ikakurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari naho bavuga ko hazahita hatangira gukoreshwa ingufu za gisirikare mu kwirukana cyangwa se gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko bino byose birimo biraba hari kalendari iteye uku nguku. Aya ni amakuru tuba twabonye kuri site cyangwa se ku mbuga nka Africa Intelligence n'ibindi binyamakuru bigenda byandika biba bikomeye biba byashyize ku mbuga zabyo mu rwego rwo kubwira abatuye isi cyangwa se abatuye akarere k'ibiyaga bigari uko gahunda ziri kugenda zitondekanwa. Dufite rero umunyamakuru we bita Hariana Verage, uriya nawe ufite ishami muri departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane kwa Donald Trump. Nawe mwabonye ko muri iyi minsi amaze iminsi mu kabyutso asaba Donald Trump ati bya bintu wasezeranije abakongomani bigeze hehe. Ngira icyo kiganiro mwarakibonye ubushize uko Trump yasobanuye. Hano batubwira bati ku cyumweru cya mbere ni icyumweru cyo gukuraho intwaro ziremereye nuko kalendari imeze. Icyumweru cya kabiri ni icyumweru cyari cyo gukuraho intwaro ziremereye ndetse ngo z'ubwirinzi, systeme yo kurinda ikirere uri yagomba gukurwa mu cyumweru cya kabiri. Icyumweru cya gatatu guteranya RDF cyangwa se gufata ARC, ziriya ngabo zashyizwe hariya bakazifata zimwe bakazijyana Canzu, izindi zikajya Rumangabo, ndetse ngo n'abapolitisiye bicyo bise M23 FC nabo bakibona Rumangabo. Murambabarira umuriro ntabwo umeze neza, nta muriro dufite, ariko tugomba kubitangaza uko biri. Biza kurangira rero bino bintu bidakozwe. Icyumweru cya kane ariho byari kuba birangiranye n'uyu munsi, cyangwa se byari kuba birangiranye n'uyu munsi tariki 30 Bishyirejo. Bakaba bavuga ko ikintu icyo ari cyo cyose cy'igikoresho cya gisirikare cy'u Rwanda cyagombaga kuba cyavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko rero n'abanyapolitiki ku rwego rwa AFC M23 bagombaga kuba ngo baraho bita Canzu ngo kugira ngo baganire ngo ku byanyuma bigomba guherekeza uyu mushinga w'amahoro washyizwe ho n'akanama k'umutekano cyangwa se na ONU. Ubu rero kugezana n'ubu ngubu nta kintu na kimwe cyari cyakorwa, ahubwo urugamba ruracyakomeje muri teritwari ya Fizi, Mwenga n'ahandi hose. Turaza kugira ikiganiro ku myigaragambyo nawe yabaye hariya muri Goma na Bukavu, naho turaza kugira icyo tubivugaho. Ariko rero tukiri hano
baratubwira ko leta zunze ubumwe za Amerika binyuze muri minisiteri yayo batangarije ambasaderi cyangwa se ambasadrisi w'igihugu cy'u Rwanda wo muri leta zunze ubumwe za Amerika ko niba igihugu cye kidakuyeho ingabo bagomba gukoresha ingufu. Mwoka byaramwe tumaze iminsi tubabwira duti leta zunze ubumwe za Amerika izatuzanira amatangazo, ngira ngo murimo murayabona, umuriro watunaniye, ariko izatuzanira amatangazo. Ariko muri ayo matangazo turimo turatangara kubona Kongo ariyo iri gufata iya mbere kandi ariyo yatewe, ariko mu bintu byose basezeranye n'igihugu cy'u Rwanda akaba nta kintu na kimwe u Rwanda rwatekereza kugira ngo rukore. Iyo bagiye gukora ngo icyo bita rotere bamera nk'abimuye ingabo bakahazana izindi, na n'ubu ngubu Kongo ikaba ikigendera muri uwo mujyo. Mu kanya nkoze ikiganiro mvuga kuri FDLR. Aha rero bikaba bigaragara ko leta zunze ubumwe za Amerika ibyo byose uruhande rumwe cyangwa se uko bahanganye ari amakundi abiri cyangwa se ari amashyaka abiri, abademokrate n'abarepublike barimo bararwana kuko hasigaye igihe gitoya abademokrate bakinjira nanone ku buyobozi cyangwa se bakajya mu matora. Aho ni mu mwaka utaha niho bizaba bitangiye gutegurwa imyiyamamazo kugira ngo abademokrate bongere bagaruke bari aba Bill Clinton. Akaba ariyo mpamvu nababwiye nti ibi bintu byose u Rwanda rurimo rukora ni ukujisha kugira ngo ibihe bikomeze byisunike bizageraho baba parteneri babo cyangwa se babantu babo bazagira gusubira ku butegetsi, intambara muri Kongo nizarangire cyangwa se birangire na Kongo yose bayitwaye burundu. Ngira ngo ibyo bintu narabivuze guhera kera, niyo mpamvu muri kubona bari kugenda bigizaho iminsi. Donald Trump nawe ntabwo twamushira amakenga kubera ko ntabwo ari umunyakuri, nawe rimwe na rimwe aratubeshya ubundi akabirekera iyo ngiyo. Akaba mumubwira rero rubanda mvuga ni mushyigikira ingabo zanyu za rubanda, nubwo hatangiye kuzamo umutego wo kuvuga ngo bagiye ngo gukura, kuko buryo iyo bavuze ngo FDLR ujye wumva umuhutu, kubera ko ibintu bihanganye ni bibiri, ni runari na parimehutu. Nuko babishyize mu iterambere bakabizana mu yandi mazina, ariko ni runari na parimehutu. Yazagira umuntu babeshya bakujyana hirya yongera kugarura, nuko bimeze, ajye kuvuga ibintu bidafite 12. Aha ngaha rero nkabamvuga nti rubanda hano muri hose mwabonye ko n'abandi bantu bavuze bati ni uguhaguruka na Wazalendo n'igihugu cy'u Burundi. Buriya reka mbabwire, ubu tuvugana muri teritwari ya Fizi intambara ni intambara, konegisiyo bazikuyeho, ndetse biranavugwa ko u Rwanda rwari rwaramaze guhereza abaparitiza barwo icyo bita wifi mu mazu yabo mu rwego rwo kugira ngo bafasirite uburyo bwo gukonduiza amakuru no gukoresha ziriya drone zabo kugira ngo zijye zikubita kuri cible hakoreshejwe wifi. Ejo rero nibwo General Yakutumba yavuze ati umuntu wese uzi ko afite wifi nayizane kuri position zacu cyangwa se ayifata yimene. Ibyo bintu byo gukomeza mugenda kubita amafoto mwerekana abantu bari bihagarare, murumva ko rero atari intambara yoroshye. Nubwo hano bari batubwira ngo leta zunze ubumwe za Amerika ngo yavuze ko ngo izakoresha ibijyanye na gisirikare, biravugwa ko Kagame yongeye gusaba ukundi kwezi. Ukundi kwezi nuko gukomeza kurangara n'ubutaha bazongera batuzanira amatangazo ko leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ishobora gufata abasirikare ngo ibajyane hariya, ntabwo ishobora gufata abasirikare ngo ibajyane hariya ku rugamba bajye kurwana hamwe na Wazalendo. Muzi ko ushize batubwira ko ngo hari icyo bita ngo Black Water, hakabaho icyo bita Africom, hakabaho ibyo bisirikare byose byashyizwe hariya. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko ibyo bisirikare biriho mu madokima, kuko nta kuntu waba ufite igisirikare cyaje mu bijyanye no gusinyana amasezerano na Amerika mu bufatanye ngo abaturage bakomeze kwicwa na drone ziturutse mu Rwanda, babaho ngo muri politiki ngiyo ngo ari inyungu umuntu abareba, noneho ube warasinye amabuye ya rubaya kugira ngo abaturage babone umutekano, wa muntu wasinyanye nawe ananirwe gukuraho abantu babuze umutekano abaturage, ahubwo akomeza murengera ameze nk'umwinginga ngo tubone ko ibyo bintu bitarimo akagambane. Ubundi hariya Gisekedi yabaye nk'umuntu wagiye gusaba imbabazi uwamuteye akaba yanze noneho kuzimuha. Ngiye niko mbibona nta kundi, kuko nta kuntu wowe ushobora kutubwira ngo
muri politiki ngo bareba inyungu, ugatanga Rubaya nk'ikintu kivamo amabuye agurishwa 75% ku isoko mpuzamahanga, ngo tubwire ko uwo muntu atayashaka, ahubwo ni ukuvuga ko niba ayo masoko agurishwa ayo mabuye araye, ariko uruhande rw'abareberi nta homba, kuko ntabwo bazabanga aya mabuye ntibayagurishe, ntabwo amabuye azayanditseho ngo aya naya fulani. Ngo amasoko yose naya Amerika ko niyo inashyira imitahe minini mu bintu bijyanye n'ubucuruzi ku isi tuvuga. Ariko usanga ngo ku ruhande rwa Kongo ntibahomba, no ku ruhande rw'abaroberi ntibahomba. Akaba ari nayo mpamvu nanga ubushize yavuze ati sanction wasomba kawana, ibihano barabigura, tumuna gusanctiona aguha ibihano abona ko hari cyakora. Niyo yakavuze ati abo baduha ibihano tugera inyuma tukagabana, tukicara hasi tukaganira tukagabana biriya bintu tuba twakuye muri Kongo. Tiro biriya bintu by'ibisanction n'ibintu byo kujijisha abantu, na kweri uyu urebye usanga byo kujijisha abantu, ko nta kuntu Kongo yaba yarasinye amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubufatanye mu bijyanye na gisirikare ngo M23 cyangwa se RDF ikomeze kugenda ifata ibice, bakomeze kugenda barasana n'abazalendo. Iki kiganiro nkoze ni icya kabiri, ndaza gukora ikindi cya gatatu, turavuga ku myigaragambyo, ndakora ari cya kane, mbabwira abazalendo bo muri Nord Kivu, muraza no kubibonera ibyo bo batangaje nkabo, noneho tugire icyo dufatiraho turebe uko bimeze. Hari itangazo batanze abazalendo bo muri Nord Kivu bavuga ko hari infiltration irimo ikorwa n'abayobozi ba Kongo, barimo bafata abantu batigeze bagira naho isasu rivugira, bakajya kubandikisha asa nk'abazalendo mu gihe bumvise ko hagiye kubaho dialogue inter-Congo. Ariko twabonye ko ndira dialogue yapfuye kubera ko babona ko hateganijwe ibindi bintu bishobora kurenza dialogue. Twavuga duti rero ni ukwitonda, Amerika nta kuyizera 100%, hakujya naho iwacu mu Burundi ni ukwitonda, Amerika nta kuyizera 100%. Akaba ari umungwanyi birindiro kwa subscribe, ko like, usharing ikiganiro kugira ngo bigende neza.